Ndi papa Sava. Ko Didi. Ndakumva mbwira. Kutambwira guseka. Oya. Simo wabona watinye kubimubaza. None se tubwira. Nyine kuri biriya kuri arutugenge interview. Nakira cyo kwandika. Urana kuntu wadufasha. Wenda kwatumenyera nk'ibibazo bakunda kubaza. Ku buryo nyine umuntu yajya ari kubasha kugira icyo akora. Mu buryo bworoshye mbega. Niba ari n'akantu basaba watubwira. Kuko ufite amakuru ahagije. Wowe nyine ko ufite amakuru ahagije ushaka kutubwirwa Inde se wabwiye ko mfite amakuru ahagije. Shade reka twese ukuntu wabivugaga uvuga ari Uvuga ngo ukuntu nabivugaga bikurikiranye. nyine wavugaga nk'umuntu ufite amakuru ahubwo turabura. None ubushomeri buri hanze amba digidire rwose. Washoma. ariko baze nk'umuntu wacu ukabura aho ngaho uri kuturebera gusa dupfa gusa nta kazi turabashomeri ukaba uri kwivugisha. Ako se muzi musanzwe nge mbi imikiyo ngifite mu by'ukuri. Unafite Madede nk'imikiyo ngifite. Shade akuri inshuro noneho uranyimye. Uranyimye pe. Nawe niko byumva. kandi tubwira uburyo bikorwa ewa. Se nk'umuntu wacu ubundi watwinjije mu ubushomeri umeze nabi wa mugabo we. Reka babwire. Basi utubwire n'icyo Niba ari nakata umuntu yazica ariko Akamara akazi kakaboneka. niba ari n'icupa turi guri. Oya by'amacupa byo narabirenze. Reka ababosi. Ubundi kigoye neza cyangwa n'icyo Okay. tubwira ikiba Mu by'ukuri kigoye hano. mu by'ukuri reka tuzireka ko nyine ibintu ku ruhande. Uri inshuti yanjye. Sibyo? Kuba wenda naragize amahirwe nkabona akazi keza ntabwo ari uko ndusha abandi ubwenge cyangwa iki. Sibyo? Ni ibintu biza ukagenda ugakora ibintu bikemera. Oya ntabwo ari amahirwe. Ntabwo ari amahirwe ngenzi ibintu. Niki se twese ntabwo twize. Twese ntabwo twize digidire. Oya mwarize. Nakuzaga imbere. Riwanzaga imbere. Ariko noneho reka turebe ngo bikorwa bite. Sicyo mwanifuza. Bien. Mu by'ukuri twebwe araza ukadepoza ugasaba akazi ukajya kuri pending list bibaye ngombwa ko wenda umwanya upiganirwa utaraboneka liste bakagenda bareba uko abantu bagenda bakurikirana ariko hagashingirwa ku manota nabivuze hagashingirwa ku buryo nyine bari gushobora guperforminga mu buryo bijyanye no kuzagira gute no gukora. Jewe rero kuba nababwira ngo ikizirebwa ngo interview ngo ibiki n'ibiki banza wumve projet uje gusabamo akazi ni projet iki. Sibyo se umva politike yayo umenye ngo ni nta nubwo twebwe tujya tubaza ngo byaye nukajya kumva ukumva batanye kubaza wenda tuvuge nka uyu mu president w'umuntu uri muri ntuzi uri gukora ibintu by'ibisasu bya tari ninde Putin. Putin se kwa rasa ari kurasa arimo gukora ibintu uza Wahe. Ubwo gende kwa kopeza interview. Na interview ni kwa kopeza. Ibaze. No. Oya. Sharese suko. Ubica cyakubwira amadede. Oya muri abantu bavandimwe. Ndakwashira umu president gukora ibisata. Ntunambwiye batatu ngo wenda dusanga atari bo nuko interview zikorwa ari wacu. Nese nizo bakoresha. Ntabwo arizo urugero nari nguhaye. Byari byoroshye kumbwira uti ni John Kim. Kim Jong. Ako se buriya digidire ubundi umuntu Rega mama. Ariko ni nk'umuntu yahageze aje kuri examen. Reka cyakoze mbabwire. Reka Cyangwa mbabwire. n'amadocument. Reka nkwereke. Ari na benshi bakabiseseka imbere. Ngende mu kanama gategura ibizami icyo cyo sinakibakanira. Rwose pe. Ushobora kongera imbere muri interview cyangwa simbe bari. Icyo cyo kirashoboka kuko interview zacu tuba dufite kuri 70 ibyo kwandika ni 30 cyane cyane ko akazi abari ku mafiriti. Aho rero ngewe uburyo mba ndi bugufashemo nirinda kukubirindura nkubaza ibibazo bikakaye. Nge nigira nkaho wenda ariko ku rundi ruhande ntago ushobora kuza urimo usubiza ibintu bidafatika bitageze gute ngo nkujye inyuma gusa se kuki nabamagaye nge uburyo ibibazo bitegurwa Mariya tukabidesigninga cyane ko wenda mbagize ariko nari mbahaye ibanga ndavuga nti wowe umva politike ya projet numara kumva politike ya projet umenye uti
ntibabura kumbaza niki cyatumye nza gusaba akazi hano icyo ni cyagira Yego. ese amafaranga niba ari makeya cyangwa abaye impamvu ntuhembwe byagenda bite si byose nk'aba byitwara mu haba nk'impamvu zituma umeze nk'atatu ashira udahembwe twese twarandikiranye kuko hari igihe umumara nicyo gihe batagombye bikarangira ariko ufite kontra utuntu nk'utwo rero umuntu nk'utwo rero twibaze nkanjye usubije icyo kibazo no guhita ngo tumura nawe tubwire zakare zikenewe we ubundi bimeze nk'umuntu w'umuvandimwe urumva muri ako kazi ufite nka 90% no kuba wavuga ati wemeye umukozi yabona akazi ariko umuntu w'umuvandimwe watwinjira nabahaye proti mugene mwumve politike ya projet nimara kumva politike ya projet muzakora ikizami cyanditse ariko nyine ariko nyuma y'icyo kizami sasa rero nta nubwo mushaka kumva nicyo kibazo cyane reka tukumve ko nawe witwifungaho mwana oya ngaho noneho nimuvuga ibyo nari ngiye umuntu kuvuga w'umuvandimwe ese ko muvugira rimwe muragira ngo ngire njye nababwiye ngo nimumara gusetinga ibyo bintu mwabyumvise neza ibibazo byanditse hazaba interview mwinjire muze musanga aho ndi muri interview navuze ngo gisubiremo navuze ngo shobora kuba nta kubaza ibibazo bikubirindura bitewe n'ukuru uri umuntu wanjye ubizi icyo ngicyo ariko ariko se utambaje bagenzi bawe bakambaza nabwo bikambirira nyine we kuko yaba yakubonye afite uko yabigenza hari n'igihe abadahari ariko mwana rero umuntu w'umuvandimwe wawe ufite ukuntu wabyoroshye nta bintu bitagira kata reka dukore gutya rero reka dukore gutya basi reka dukore gutya reka dutegereze umunsi wa gahunda ntabwo ari kwerura ibintu arimo aratwifungaho digidigi ntabwo ari kwerura noneho utekereza ko uri kunywa Sprite yakunaniye ntabwo uzi ko abantu batanywa byera aribo bafunze umutwe ubu iyo uze kubashyizemo nka dutanu aba yamaze aho kutwumva bicare hariya ugezwa na Veve anamukoraho yesu ubwo se abakigwa uyu ngo bariganya ubikora twariganye noneho yari umuswa ngenge wamuzanye muvuge garatana kumva ahubwo wowe umukoraho usa nk'uwigirishwa nkaho nawe utanabyitaye aratwarwa akabucecekesha uburyo yafunze umutwe uburyo yagize umunwa dange yasokoje nakabinditse ariko muri amakuru neza murabyizeye neza mukurikije ibyo yababwiye ko neza ashobora kugufasha uriya mu b'imbere yavuze ngo arica agakiza yavuze hinjira ntabwo uretse kuba mwamwumvisha hano hari amakuru yandi mufite yego ko mwana kari umukara twese tutiyoroheje tubana muri groupe uzi uburyo tubana muri rero akamwereka ari ukuntu umuntu aba afite ikintu akagipfusha ubu ntawe ugerageze turebe urabutwemera none munyizere we duhinduranye uze bicara ngange mwegeye umva kuba namenye ibyo mu kazi ariko kidoma ngene mu bindi mwe mutuzi reba nk'uyu mwana umwicaye imbere n'ukuri kw'Imana yifashe ngo koko ki njye nabonye afunga umutwe nicyo kibazo umuntu umufanta kugira ngo niba ari amafaranga menshi ariko no kuva kera yari na chef wacu mu ishuri ukuntu yabaga yigize mu ndetse sumvisha karakaza amafaranga gahemba umva amakini magana inani twahita dukira kubera ni akazi hehe n'ubushomeri tukabusezera burundu ukuntu hari haciye igihe rwose sitori iriya mwana disi ntabwo ariho yagiye maze amaze nk'amezi abiri yaragiye njye nabonye amafoto yari ku kibuga cy'indege njyewe ngo nanamuherekeje azagaruka bubara ariko wahita nkagusukira reka ngusukire wabanza ugasomaho kugira ngo mbone aho gusukira wakwisirika reka nkwiteho nta kibazo se kugize ubwoba ngira ubwoba reka ngufashe reka ngusukire ibintu byaratangiye wari wabuze abantu barwaye keya keya nta kibazo yego seve umuntu warabonye bino bintu ko muri mu mutwe ibintu hano ariko usahitse nkabigukora oya n'utuvi ni ubusaza ibibazo biba byaranze abantu baba barashaje karabaye ndashaje mwabana mwe ndashaje sha
buriya mubyirutse nshaje ni mubone kurya zabwogosheje zabwogosheje ese bimeze bite nta kantu turya se akoze reka mbabaze mucoma mucoma wa museriveri wa hano aragenda agatinda sinzi muco sa nunyaruka kabisa niba hari akantu wabukije kugira ngo ngende oya ntacyo reka twitewe kera kabisa bapfundira akahe asoshoje igihe kingana yashatse kuva nagize nakoze ikiraka kimwe gusa umudirekiteri yicaranga uyu ni diregiteri we ntunabona wowe ntunabona ni diregiteri wa kampani we ntunareba umuntu ngo umenye diregiteri umva rero nkubwire tubaye iki bakuzanye baguye inkoko yego baguye inkoko nta kibazo ko yemewe wicara mukazana mu tubari nk'utu nta kibazo calm down ariko hano bagira ibintu byiza mufite iki cyo kurya ugire ngo se hano hari ikintu kidahari ugire ngo hano reka biraterwa n'icyo ushaka dufite isombe n'ikinono nta kibazo hari burusheti hari imvange hari nanacomekesheje telefone yindebere kuri charger mpamagara ahandi badukora agakomande ntabwo nicara ahantu hari ibinono ndacyavuga ariko ibihari inkoko zirahari n'amafi nari nyivuga kandi duhera hasi tujya hejuru umva ibyo yego mabuja genda umukorera inkoko sibyo sinjye ushonje gusa kora inkoko none se igihe bankora inkoko jewe ni facture yanjye hari ikibazo ufite wari abangabo turacyari kumwe nuko uri kuvuga ngo urashaka kuba ugiye oya ariko mwebwe ko mwe mugiye kugenda ariko nanone kandi nta kibazo nugira ikibazo ninjye uri buyishyure facture yanjye sibyo aha ntiwumva sibyo okay noneho mushyirireho inkoko nurangiza vuga ngo dushyirireho inkoko nta kibazo we arabizi ibyo ndi kumubwira ariko mu gihe inkoko itarashya ukore akazingaro ukunda igitoki cyangwa ikirayi ubundi ibitoki ikirayi kimwe ikirayi kimwe ariko kubera ko ari diregiteri cyangwa reka tubigenze gutya kuri iyo nkoko jyewe nkorere ufite brochette y'ifi usibye n'iyi fi maze dufite na brochette ntajya uvuga uti irahari bose irahari nkorere brochette y'ifi n'igitoki cyo kigize kitari cyo mavuta namwe muvuge wabaye ntacyo twebwe twaba tunakoresha na nyuma ariko turacyari no kuvuga ngo mbanze bya diregiteri ariko birafata akanya ibyo mabusha ariko diregiteri nimba yihuta we kora inkoko mu gihe itaraza bumukoreye izingaro niyo yihuta ikirayi kiravuga vuba ndewe Kicukiro ese ko bavuga ubwanwa mukirakaza ntabwo twarakara ntabwo twarakara ubwo se amadederi yagufira we mwana niganye ngo twarakare da tuze gupanganya magabuna tuze kubonana ndatureka heko ubwo wakabaye wanabikuyeho kare nitwe kubaje nyamara uyu musereveri aranihuta ubundi ikintu gitinda ni ukuntu manu ntabwo abazi ko umuntu ashonje cyangwa nabyira abantu baba bari gukina ubuta ako kanya mukaza uragutinda mu bintu mu biki madederi nawe ubundi ibijyanye n'ikizamini wenda tubigarutseho amagambo make n'ubu udahari ariko kuki ntaba mpari kuki ntaba mpari ntabwo ufite icyizere ubundi se mwamfura mwe oya nta kibazo ibintu ni uko nyine ibintu ihumurira muri kilometero ubwo abandi biragenda bite oya abandi nta kibazo bagira ngo ngakubite vuba vuba nyaruke oya abandi nta kibazo reka nkature diregiteri oya umenya akazi kawe rwose umenya akazi ka diregiteri oya uriya rega nta kibazo twebwe urebye kubera amaforomasiyo menshi tuba turimo amanama iki turya amanyama ntabwo nkunda urusenda rwinshi oya nta kibazo ntaranamira oya nta kibazo
ubwo hanyuma ni telefone wari ugezweho niwe wari ufite ijambo yewe ndi kubona mutafata icyemezo cy'uko twagura imodoka kuko urabona mu mafaranga ubwishyu twishyura ubukode ari amafaranga menshi. Imodoka hazazamo kudahuza n'umushoferi n'iki usange hagiyeho risike zo kumenya ngo yaraye he yagize ite. Byiza mureke ndumva twakubaka inzu tugakorera mu nzu yacu deni hasigaye tugakodesha. Abashyigikiye cy'uko twava mu bukode kampani ikiyubakira inzu yayo ibyo kugura imodoka tukazaba tuyigura ni bande babishyigikiye? Ubwo ndaza mu bambere mu bakivuze. Wowe urubambere wowe nshyigikiye iby'imodoka kubera ko biragoranye. Nje nanjye ndi ku gitekerezo cya telefone cyo kubanza kubaka aho gukora arega na stock ikajyana. Reka mabwiza ukuri burandira ku ruhande rwa Fufu rw'idahatso buriya huya nta nubwo amafaranga dufite ntiyanagura dahatso gusa twagura na fiso. Iyi fiso tuyiguze ishobora kubaka iyo nzu kandi ikagumaho. Twari tunayikodesha. Oya Fuso ntabwo irambye umva ndimba. Urabona ibintu by'imodoka bivuze haruguru ni ikintu ushaka kugira gutyo umunota umwe ngo pa. Muretse we duye ibyiza byo kuba twagura imodoka twumve. Dore ibyiza by'imodoka rero. So imodoka ntabwo ndi guhita mbishyira online ku buryo abanyamuryango bose babireba kubera ko turacyari gukoporora bya bizamini twafashe. Ako turi kuri codinga turakora raporo nyuma nta wa recording nanjye ndi kwandikamo duke ariko niba uri kuri codinga nta mpamvu yo kugumya nandi. Dore icyiza cy'imodoka rero icyambere cyo imodoka twajya tunayikodesha nkuko Fufu yarayivuze. Icyo ni ikinjiza amafaranga. Ni kimwe muri ukodesha. Icya kabiri ni icyifuzo cye nabireka tucyumve. Icya kabiri murabizi ko iyo tugiye natwe dukeneye imodoka ese tukaba tugenda muri Fuso. Urumva oya ntabwo ari ukugenda muri Fiso. Murabizi ko tujya tugira amaproduit twohereza dutanga tugakodesha imodoka. Muza amafaranga dutanga mu modoka cyane cyane impamvu mvugiye kuri Fiso nuko tuzifata kandi igihe kirekire. Ayo mafaranga turayasohora tukayatanga. Ayo yaguma muri koperative. Uko niko tuyasevinga hanyuma tukazageza igihe tukaba twakubaka yanzu. Na ya Fiso igihari tukaba tugize ibintu bibiri. Reka rero mbereke tugize Fiso tugize n'amabiro yacu twihari. None se ndimba reka turebe noneho twebwe sibyo amafaranga dukodesha ibiro duhuze n'amafaranga nanone dukodesha aho tubika imyaka sibyo urebe n'ibyangirika ko ari uko twe tudakora kinyamwuga izo Fuso uvuga dukodesha tugiye tuzikodesha na kampani zibifitiye ububasha zikaduha fagitire yemewe ntabwo ayo mafaranga twazajya tuyarifandinga hose TVA tukongera tukayigaruza kongera akajya mu gishoro twarafashe fagitire kandi ku gihe. Icyo si ingingo njyewe ndumva aho kugira ngo tugure iby'iyo modokari twubake biro nitumara kubaka biro twubaka ahantu tuzashyira ibyo bintu byacu birangirika dukeneye stock dukeneye adresse hari imodoka za modoka. Ikindi kinahari Papa Sava kandi kinoroshye urumva nitumara kubaka iyo nzu nimureke twubaka inzu tube dufite aho dukorera yego dusabe inguzanyo tugura iyo modoka hazari ya miryango tudakoreramo ntacyo bitwaje. Ndabona rero mwatsimbaraye ku by'inzu. Oya so gutsimbarara ntiyamutsimbaraye ku by'inzu rero nimureke twubaka inzu nabyo wenda reka tubigoragoze. Twubaka inzu ifite nivo hanyuma hasi tuhakorere tunakodesha tunacururizamo ndetse n'abandi batugana. Noneho hejuru twariho dushyira za biro. Icyo si kibi ariko nanone turaza ku kibazo cy'igishoro cya bice koperative ihagaze. Ariko amafaranga dufite muri koperative ntabwo yananirwa no kubakana nivo nimwe. Ko nitwayamara mu byibuke bitwaberaho. None se ubwo noneho niba mwemeje rero kubaka inzu ni akazi kanyu. Oya ntabwo ari ukuvuga ngo ni akazi kacu ibyo byose nawe uretse kubyikuraho kugira Imana irankunda koko sinkwiboneye noneho Imana ishimwe no mwese muranahari. Digidi
digi niwe ndi kuvugana nawe urakamba agake ngo agake arakaza ko ndi kuvuga sigapfundikiye ndi kuvugana n'umuntu tutaziranye cyangwa kutavuga uje usaba kana kira ntago ariko nshaka ibyo ndi kuvuga arabizi abansobanurira urakamba nagake uratanga agakimwa ngagake nakoze mu bivugane vuba ariko turogoya dukomeze gahunda zacu gute se kandi namwe ari mwe nshaka wasanga aje gusaba indezo se yarambyaje ni ikihe kibazo wese ushaka iki ni wowe ukumbwira ngo ni ikihe kibazo mfite ninjye ukubwiye ngo ni ikihe kibazo ufite ibyo bijyanye n'ibiki ndakumva reka two kutumwanya kuko buriya magambo adashize ivuga ngo ntiyicisha abagabo izuba turi mu nama urabizi nagaca umuhango ukamuhe hanyuma agende cyangwa se wa mukobwa mubaza ko ntangase wa mukobwa aho se nkubaze uranzi cyangwa ntabwo njyewe icyo cyonyine ndakuzi kandi ibyo cyane birahagije rero kuba uzi n'icyo ndi kuvuga ndakuzi nimba unzi ubyemera imbere yabo uzi n'icyo ndi gushaka ntabwo nzi icyo ushaka cyo ntacyo ni igiki se ushaka ahubwo we urashaka akazi nta kindi mvuga akazi gafata nyafata akazi se hanyuma se ntiwongere gushira kwa gukoropiwe se cyangwa yakwemerera niba mwaravuganye iby'akazi iyi ngiyi yacu se yanyu niyo mpamvu namwe mvuze ko mwese mbashaka mwese udushaka Imana ndabasanga ariko narenga gusa mwese murareba mukabona isuranye ntayo muzi umva mukobwa turayizi hano turabizi wagize amanota 41 kw'ijana ibyo rero nibyo nshaka kansobanurira uburyo nagize ayo manota ushaka ko ngusobanurira uburyo nagize ariya manota barakwibye se barakwibye bisubize no jewe uretse tugende gakeya jewe ikizami kijya kuba nari mpari cyaratanzwe mu manota yo kwandika mwabibonye ibyo ayo nyine nibyo ni nabyo twari muri interview yarabaye ko dukeneye guhamagara abantu nari mpari ibisubizo wasubije nibyo byagwaye amanota jewe ikintu ushaka kumbaza niki narakwibye narakwibishije nakoze kumbwira gutyo wewe kumbwira gutyo hanyuma reka nkubaze ikibazo kimwe wewe wari warambwiye ngo iki kizami kijya gukora nakubwiye yuko uzuzuza form ukapplyinga ugasaba akazi nk'abandi bantu bose ukaza ugakora ikizami siko twavuganye ngiye kamabwiye ukuntu byagenze igihe twarahuye arambwira ngo ni directeur muri company yanyu ceceka oya no kuba delegiteri ni delegiteri ntabwo tubimuvana kukomeza arangije arambwira ngo nta kibazo ngo ngiye sinzagira ikibazo ngo iby'akazi azabyikurikirana ngo icyo ashaka ni presence yanjye umunsi w'ikizamini ngiye nzahagere ngaragare ko nahageze ariko ibindi azabyikurikirana nagutumye iki wantumye iki se kiki ibintu byose aho twabirangirije none se ntiwari uri kumwe n'abandi twari turi kumwe ntiwakoze se narakoze 41 saa yawe se ikibazo ni guteze mfite 40 wari wagize angahe se nakabaye n'ijye wujuje uri ku mwanya ni wowe ukosora se mama shenge mwese twatanze ibibazo fate kampani proje yatuvunnye ikeneye guteza imbere abanyamuryango nze nyikugerekaho uri tete vide tete du hanyuma wanwariye umwanya w'iki ntabwo natwaye umwanya wawe sobanura umunsi wa mbere ubanziriza umunsi w'ikizamini twari twavuganye n'abandi ko turi bwige kuko yari yatubwiye n'aho dushobora kwiga tukireferaho arangije njyewe arampamagara arambwira ngo nta kibazo ngo kujya kwiga n'ibyihorere aho twari tururahazi si ngombwa ko mbavuga imbere yawe arangije arambwira ngo azabinkurikiranira ngo ngiye nzahagere gusa ngaho ceceka mvuge nanjye buretse naceceke nanjye mvuge tubwire kabisa njyewe uyu mukobwa ndamuzi kandi cyane bijemo amadidani twaranahuye suko dukora twaranahuye mu kazi harimo n'abandi banyeshuri rwose pe bari abantu bageze mu 8 ndabeshye duhurira ahantu mu kabari nanywaga Sprite umwe ati akazi undi ndababwirira twebwe akazi ukuntu gatangwa binyura mu nzira z'amategeko zubahirizwa uko ibintu bikorwa ndabyibuka neza narababwiye ngo muzaze mu kizami mwiteguye muzi neza gahunda na politike ya proje muze gushakamo akazi sinabivuze ndangije muri rusange kandi ufite ibyo wambwiye nyine ndangije ndavuga nti mureko document zanyu zuzuye nimurangiza muzaze mu kizami kobwa twari kumwe rwose pe simbihakana turasangira rwose pe bukeye bwaho mu gitondo arongera arampamagara ndamwitaba
n'ejo turongera turahura arampamagara ndamwitaba ongeraho ko twanabonanaga aha tukanahura rwose tukanasangira no guhura cyangwa mwarabona twarahuye bwa mbere n'ubwa kabiri turahura ubwa gatatu turabonana uretse bivuga byagenze bite rero imibonano yanjye n'uyu mukobwa kubonana kwanjye inshuro ya mbere turahura arangije arambwira ngo kugira ngo ikibazo cyanjye azagikurikirane ngo nishyure fagitire y'ibintu byose twari twariye aho ngaho n'ibyo twanyweye inshuro zose twahuye ninjye wishyura ntabwo iryo jambo narivuze ngo ishyura fagitire kuko ntundusha amafaranga icyo ni kimwe ariko yarishyuye se yarishyuye icya kabiri uyu mukobwa murebe si mwiza ntafite ubwenge ntafite ubwenge sinzi igipimo muri gufatiraho voilà ku rwego rwe niba ngiye twicaye akanyiyumvamo nkamwiyumvamo mu by'igihe runaka sibyo nta mpamvu n'imwe yo kwicara ngo avuge ngo ugiye kugenda nabitwaye kubera iby'akazi ntibishoboka kuko byari byoroshye kuza nkakubwira nti mfite umuntu ushaka gusunika tumuha akazi wabyanga ariko se ntiharavuga nje mvuze nti mfite umuntu ushaka ko musunika yego mwabyanga sibyo none tuvuge yuko nananiwe kumusunika ngo rero kumufasha muri interview nari nyoboye delegation kuki nicaye ngo nyagire 20 cyangwa 80 mukamumva ko ufata umuntu mukamumva ko cyo gufata umuntu udashoboye gutyo gusa ovyo mu mutwe none se mwari muri yatuza akarya ku nyungu ariko ntabwo yambwira ngo ashaka kuri igishoro cya koperative aho mwari muri erega buriya ngewe hari n'abantu bavuga ugasanga hari ibyo batsinda kandi bitagitsinda yego iyo mujya kubitsinda ntabwo mwamuje gushwana ndahamanya n'umutima wanjye ko ndahamanya ngo twarabonanye ngo twarabonanye ngo tugeze inyuma ngo tugeze aho turahura umva mwahuriye muri kaburimbo je ndahamanya n'umutima wanjye yuko hari igihe twagiranye kitari gito ahantu njye nabo twenyine mu mashuka ntacyo wantwaye nawe ni mu mashuka ariko mu by'ukuri akubwira ati uzabona uriya mwanya ntabwo nigeze mbikwemerera papa savanaga ibintu byose ni ngombwa ko umuntu abivuga hari ukuntu umuntu yitwara ugahita ubona icyo umuntu ashatse kukubwira ujya urahanisha uti ndimo ndapiganira ngo ndimo ndabona akazi yari afite ukuntu ari kwitwara ukabona yuko umwanya uwufite noneho njyewe ikintu cyanyeretse ko umwanya ngufite ni uko umunsi wa nyuma yamamaga yarangaye ati wowe ibintu by'akazi wibitaho umwanya wikwirirwa wiga iyizire mwereka ahantu tujyana ejo nzabikugira none ngiye kubona mbona amanota yasohotse mfite 42 gute se gute n'amafaranga reka tuvuge ko warenganye reka tugenze gutya nk'abantu bakuru sibyo musesengura iki kintu kandi nk'abantu bakuru ngo icyo twemeranya cyo nuko ntigeze nkwemera ko nzaguha akazi siko byagenze ntabyo wavuze ariko ibikorwa byaravuga tugende gake ibikorwa igikorwa cyo kwa naricaye tugasangira tugasabana ngo kivuga yuko ngo namuhaye iki akazi wivunika ibikorwa byaravugaga ubwo rero iyo bari n'umugiye niko mwanya yigeze muvugaho wagiye urahanisha n'abankurikirana njye nigeze muvugaho ku buryo se iyo opportunity n'ubwiza bwawe nari mbonye nawe warunzaniye uri cyane ari kureba niko mwabantu warabikoze n'umutima wawe uhamanya nawe jewe nabikora nyirari n'ubuzima bwanjye bwite ntabwo nabikoranye ububasha mfite ubu rero papa sava mugerageze umukobwa yagiye harahanisha kugira ngo ibikorwa bikore sinabikoze mu nyungu z'akazi bitwaje icyondo cyo mu kazi nabikoze mu buryo bwanjye personal ntabwo wabivuze ariko ibikorwa byarabigaragazaga yaravivura ntabwo usanguziranye nanjye ariko twamenyanye atari nitwaye ntabwo nsanga nziranye nawe ni gute ngo duhura rimwe nkishyura inkoko nkishyura amawayini nkishyura ubwa kabiri ntabwo wanyweye champagne ntabwo nayishyuye nahise wabona byose ndi kubikorera iki none se hoteli warayemo ntabwo ari njye wayishyuye ibintu byose ni bara champagne nanyweye ubone n'amafaranga nishyuye hoteli duhwanyirize umaze igihe kingana icyo ushaka akazi maze imyaka igera muri imyaka 4 mbega ubu mu myaka 4 ni ukuvuga ko afite uburambe mu gusaza ugenda ugaragaza ibikorwa kuri umwe agaragaza ibikorwa ukumva watsinda hanyuma ukongera akanarushaho noneho ubwo ni ukuba ko narushaho ubu se wowe ukabyara we ari muri metirize uzageza mu myaka 5 zimaze kungana ikira urumva se atari nk'ikamyo n'amasiteri yuzuye ikamyo cyangwa cyarukururana n'ikibuno n'ikinyoni niba unkoreye si ureba ndege buratsi nzakwereka
ariko se je m'en fous je m'en fous garura umusaya urareba iki wowe je m'en fous urimo kureba uko inyozi ikaraga hariya ese ubundi buriya ntusubirayo igihe uzi yuko turi muri ibyo bikorwa n'irari niba ryanabaye umuntu arimo kugushuka avuga n'ibyo bintu azanamo akazi niyo utakamubwira ubukeka yuko wenda ko ari uko nta bimenyetso afite bifatika cyangwa ibyo afite nawe bimufatisha urumva uba agiye kukurega urakeka yuko atari ukwitwaza imibonano mpuzabitsina ku bari n'abategarugori ubabeshya akazi wafungwa igihe kingana iki none aravuga ngo jamafu kandi ntakora ijisho uri fiyeri tujye dukoma urusyo dukome n'iki n'ingasire ntabwo ari uku nguku kampani yacu ikora icyakora kireka mubwire iki kintu ntibonyemo ikindi kintu nta nubwo bikwiriye kugarukira digi yandikirwa ibaruwa yihanangirizwa ni ukubwira yihanangirizwa turabura umunsi umwe tugakoresha ikizamini ukajyana n'umwe mu bo mwari kumwe 8 bakubaza uko ikizamini kizaba kimeze abandi bagasigara biga bari bagiye kukireka ngo nyine ngo akerekana ngo ibimenyetso yereka aho wabwiye umwana utibyubisha ubwenge ugira ibikorwa byawe ukora ubyereke rubanda bari bo bagukenera baguhamagare baguha akazi banakwinginga uzamura umushahara uko ubishaka ngo nabikoze ngo mbihamanya n'umutima wanjye ngo genda jo mafu uri mafu